Ikaze mu kiganiro amateka y'umuryango. Njyewe ubagezaho iki kiganiro ni Hussein wa Hassan Hamisi Koria. Iri zina ry'umuryango abenshi ntabwo barizi, nubwo bamwe na bamwe bagenda barivuga uko ritari, ariko nuku nguku nta kundi, nicyo gisekuru cyacu muri bamwe bakomoka ku muryango wa Hamisi akenshi, cyangwa se bakunze kwita Koria. Iri zina abenshi bifuje kumenya ubusobanuro bwaryo, rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo bakunze kubigarukaho, ariko icyizere kirahari neza yuko bazagenda barisobanukirwa gake gakeya. Tutabatindiye, reka dutangire amateka y'uyu muryango. Turaza gukora mu bitabye Imana muri bo, maze turondogora amateka yabo. Aba n'abandi ni Hussein cyangwa se Mwalimu Hussein na Muzehe Hassan nk'uko bakunze kubibahamagara bakiri hano mu mwuka w'abazima. Iki kiganiro kigamije kugira ngo kitwibutse amwe mu mateka y'uyu muryango, ndetse tuvuga bamwe mu bagabo bakoze ibidasanzwe bakiri hano ku isi. Burya bimwe utari uzi bigendanye n'uyu muryango, aba bagabo benshi bafata nk'intwari, baje kubaho ubuzima bwabo bworoshye cyane kuri ino si. Ubuzima bwabo bwari bwuzuye cyane, ntacyo bicuza kuba baravuyemo umwuka w'abazima. Bimwe mu bintu twagarutseho harimo inama bagiraga abana babo, ndetse n'inama bagiraga bo muri rubanda, ibikorwa bakoze by'indashyikirwa. Ibi byose twarabikusanyije ntitwabiburizamo, maze tubishyira ku rutonde. Ibyo utari bwumve n'ibyo tutagiye tumenya, ariko nawe wagira uruhare mu kugira ngo tuzategure ikiganiro cy'ubutaha, hanyuma tugashyiramo n'ibindi byinshi twaba tutazi. Reka twirukanke duhere ku wa mbere, ari nawe wari mukuru. Uyu ni Muzehe Hassan. Burya ibyinshi byaranze uyu mugabo benshi bita umugabo w'indashyikirwa, yari intwari, yabayeho byuzuye. Burya urugendo rwe rwatangiriye mu majyepfo mu karere ka Nyanza, aho yahabaye imyaka myinshi akora bimwe mu kazi kagiye kanyuranye. Burya ibyo utaruzi yakoze n'igifundi, ibi abivamo ajya gukora amandazi. Byose byaje kurangira ahasezeye, maze afata umuryango bamanuka mu karere ka Rwamagana, aho ubuzima bwaje kumucanga, ariko ntiyava ku izima. Imyitwarire ye, inama yagaragazaga ko afite ibitekerezo byiza muri rubanda. Ibi byatumye akomeza kugenda yubaka ubudahangarwa, abantu benshi bamwizera. Byatangiye akodesha imwe mu nzu z'abandi bagabo yabagamo, hanyuma nyuma yaho aza guhura n'umugabo akenshi twamwitaga Nasoro Kajisho, ariko si ryo zina rye nyakuri. Uyu yari umwarabu wakomotse mu karere ka Rwamagana nawe, ariko yaravuye za Masigati cyangwa se Omani. Uyu yaje kumuhura nawe aramwishimira cyane, aho babibye urukundo, maze akamuzana mu muryango hagati. Byabaye ubushuti bw'indashyikirwa, aho baje gukomezanya umubano ari abagabo batatu, harimo n'uwo bita Yisabizuru. Uyu bose batabarukiye hamwe mu mwaka umwe. Burya bwose urupfu ruratwara. Uyu mugabo Nasoro yaje kumubwira ati, fata iki gipangu ugikoreshe ibyo ushaka rwose, ndabikweguriye, dore yuko rwose wanyeretse ko uri umugabo uzirikana cyane. Yaje gutangira agura ibyuma, bivuga ko yatangiye agura ibyuma abigura igiceri cy'ifaranga. Byaramuhiriye, ntiyigeze yikubira, ahubwo yagendaga yereka inyungu ikomeye cyane uyu mugabo bitaga Nasoro Kajisho, aho yaje kumwizera akamukubita ikinamba cyose, hanyuma akajya yoza amamodoka. Ibi ntibyakorwaga nawe, ahubwo byakorwaga n'abana be mu muryango ndetse n'inshuti z'abana be. Ibi byaje gukomereza aho yaje kubaho ubuzima bwe bwuzuye ahangaha muri Rwamagana.
benshi batungurwa n'ibikorwa yari atangiye kugenda agira, maze afata iya mbere yiyemeza kuba yava mu karere ka Rwamagana aho yabonaga idini yuzuye ndetse n'abasilamu ari benshi, amanuka kwa Karangara ahenshi bakunze kwita ku musigiti wo kwa Karangara, maze araza nta kintu na kimwe ahasanze umusilamu umwe, bahubatse idini maze irakomera kugeza n'aho bafashe icyo bita nka jihadi, bakubaka umusigiti biturutse mu bitekerezo byabo, hanyuma maze ubundi idini irahakwira koko karahava. Aka kanya ntawakwibagirwa ko ariwe wazanye igitekerezo cyo kuba abaturage bacana muri gishari. Ibi byakozwe byihuse cyane kuko yahise atemesha amapoto, yinjiye mu kigo gikomeye icyo gihe cyitwaga wasake cyangwa se cyitwaga Eko Rwasiko n'andi mazina nka Electrogazi, ubu cyitwa Rege. Aragenda yazanye ibiti n'iki byose barashinga, aho aka kanya bari gucana uwo muriro na n'ubu ngubu. Ibikorwa byagiye bimuranga ni byinshi, ariko reka tugaruke burya mu byo yagendaga yigomwa kugira ngo iyi dini itere imbere. Burya bwose mwamubonaga ntago yajyaga yicara adatekereza icyateza imbere umuryango w'abasilamu mu Rwanda ndetse no mu gace yakomokagamo. Ibi byatumye akunda no kuba yaragendaga yaka impano nyinshi azanira abaturage kugira ngo abakundishe idini ya Isilamu. Nta wakwibagirwa umwe mu mirage yajyaga akunda kuraga abana be, ababwira ati muzakundane kandi muramenye ntimuzigere murebera abantu ku rutugu, muzakunde inshuti zanyu kandi ntimuzigere mutanya imiryango.